Ninde? Baby, I'm coming. Fungura. Fungura shu. Honey. Oui. Baby, ko watinze? Hanze ndi gushaka urufunguzo. Basi gira vuba. None se uraje? Baby, ntugira vuba. Baby. Hanze ndi gushaka urufunguzo. Honey. No. Umeze ute? Sasheri nawe rwose se. Oya shana nzi ukuntu wamejeje hanze. Wamejeje hanze. Nawe karibu. None se nawe uba wamejeje hanze si ubwo imfunguzo wazishyize. Kundi nyine nahangayika nzinaga. Meze neza ariko. Meze neza nabi. Neza. Shana urabimva mara ndarushye ndananiwe. Nawe urabangutse. Ntago mbangutse. Mbese ibintu wajyanye biri? Ibintu usize mu modoka mbonye bwije ndavuga kameze kera tuzabikora mu gitondo cyangwa se nawe ndaza kubikuramo. Ndi kumva naniwe bishoboka basi reka mbanze njye mu cyumba njye no kuruhuka. Mbanze nagisebyo. Bivugira ngo se ubwo umanze njye kugira ku umanze njye kuhakora ndebe ukuntu nyine waryamye. Shasheri kurya vuga utyo kandi njye kuhakora nyine mvumubwira tishi ifite ikibazo. Ifite ikihe kibazo be? Mu gitondo yagize ikibazo nyine uba wicaye nyine wenda hari uya ndi kumva naniwe nisi nuko ndi kumva wagira ngo cyamubwira oya nese ifite ikihe kibazo ubundi usko ndi kumva naniwe. Dufite ikibazo kiriya cyumba nyine kirasa nabi tonda ahubwo oya gusa nabi ntabwo ari ikibazo nanjye nagitegura sheri sibyo. Oya sheri ntabwo uri kumva ikibazo mfite ndananiwe wamesheje hanze si ubwo uri kumva ibyo bintu byose. Dushe ufite ikibazo ariko ntabwo uri kumva ko amazi ari kumeneka. Sundi ko ndi kumva wagira ngo ahubwo harimo umuntu wagira ngo ari koga. Nta muntu urimo nyine icara ngo umenye. Okay nari bibasika mbanze mbire. Ndakubwira nyine icara. Sheri ufite ikihe kibazo? Kujya mu cyumba dushe ufite ikibazo. None se ntabwo nagenda nkanareba uko bimeze wenda. Ntabwo wakicara hano ngamanza nkabitunganya. Nise sheri basi tugende tubitunganye twese. Ngufashe. Wowe urananiwe uraguma hano mbikore nta kibazo. Mbese ntabwo nyizeye. Sheri nuko ndi kumva naniwe mbabarira bwe. Ikibazo Ikibazo kihe kanje kureba ayo mazi ari kumeneka nubwo wagira ngo ni umuntu uri koga sinzi. Kambanze ndebe basi sibyo. Sheri nawe utangiye kunaniza kandi. Dinaniriwe. Baby. Shukoko. Uzana umukobwa hano umushyire no mu buriri bwacu. Utinyuke. Sheriki. Sheriki. Mbabarira. Mbabarira. Ngugize ute? Ngugize ute? Mbabarira. Mbabarira. Njyewe unsuzugure mbabarira.
mbabarira udatuma njyewe nanakora ibintu birenze unsuzugure bigeze ngazane indaya abandi bagore mu buriri bwanjye nta soni basi nyine agusobanurira sobanura utankozeho none please sobanura twumve ubwo wowe ufite iki cyo kunsobanurira hejuru y'ibintu niboneye ngo amazi ngo yapfuye kanga ko njya mu cyumba kumbe hejuru y'ibintu niboneye none ngo ugiye kunsobanurira ibikize ukareba ngo amazi ngo yapfuye ngo yerere kumbi winjiza abagore ntazi umva nkubwire ariko bebe nyine baza kunyuza nakubwiye ngo vuga utamfashe nta n'isoni uri kunyifatishwa ibikize uri kunyifatishwa ibiki nyine ndi gusaba imbabazi uri gusaba imbabazi umva nkubwire uri gusaba imbabazi njye mu kazi usigare winjiza abagore ariko uriya ntabwo ari umugore niki se ni indaya yawe nyine nyine ni indaya yawe ndi umugore wawe uriya ni indaya yawe yingo urangije n'ikigeretseho kunsuzuguza kubi umujyana mu buriri bwanjye babarira se nyine ubwo se ubwo uri kuvuga iki ngo wari umutije iki kabiri kangahe se utize indaya dushe zo mu cyumba cyanjye zo mu cyumba cyacu nta zindi dushe zihari babaye utanzamurira isukari uriya ni umugabo wazanye usanze ari nka mushiki wanjye ngo arinde usanze ari nk'umuntu dufite icyo dupfana se ibintu by'amasano ya kure wowe urabizi ibintu by'amasano ya kure akaza ntiwamuha n'izindi dushe zandi mu cyumba akaba ariho ujya kumuhera dushe ngo umva nkubwire ibi bintu si wowe bitangije be nakubwiye vuga utankozeho aka kanya nta mishinyiko mfite wowe ibintu by'amasano urabizi utagumya kuvuga ibyo bintu se nyine si ubwo uri kujamagizwa aho ngaho uvuga iki umva nkubwire byo kwa data wacu babarira utanzamurira umujinya hejuru y'ibintu mbonye ariko umva nkubwire ibi bintu utangije nzakubabaza uzababara gusa nyine
Aldo, Hello. Baby umeze ute? Meze neza. Meze Wowe bon? umeze? Yego, amakuru se mwe mumeze muti? Nanjye meze neza, gusa nyine umva ndagukumbuye. Okay. Baby nanjye nuko. Cyangwa ntago wandusha pe. Nanjye nuko kabisa ariko se meze neza ntaribi. Yego meze neza, mu kazi navuyeyo, ubu ngubu ndi mu rugo gusa umva numvaga ngukumbuye, numvaga bibaye byiza wanyuraho ukansura kuko ndagukeneye pe. Uburyo nkaba nakunyuraho ntaribi. Gusuhuzaho Oya pe ni ukuri wihangane kuko ndagukumbuye mana yanjye, ntago wabyumva. Ni ukuri. Basi wihangane iminota mikeya, mva umugabo wanjye ntawe uhari yaba yabyutse agenda. Mbese nyine yumve ngo nta kibazo gihari wowe uze kuhagera. Okay, saba ntaribi ndabitekerezaho. Mu kanya ndagukoringa WhatsApp uzi kurebaho ntaribi ndahita nkubwira. Okay. Neza. Ntaribi gusa nyine nizeye ko nawe umeze neza kandi nizeye ko uraza kubanguka. Sawa, bye. Sawa. Wow. Sheri niwe wabitangije. Nanjye mwereke. Impiko yatinzira. Amasaha yose yari yambwiye ngo agiye guhita azonda ntasigaye ari umubeshi pe. Injira. Meze byiza. Sawa karibu. Cyane baby. Oui. Neza. C'est bon. Murakoze. Makuru. Makuru ni meza. Karibu basi. Style. Mweze bo? Meze neza. Meze neza. Gera hino basi. Shaka ko twicarana. Hano hari ikibazo ra? Oya si ubwo wakwegera hino cyangwa nza. Gera hino nari. Mbaga nta birenze cyane buriya nta kibazo kabisa. Wari umeze neza. Ntaribi rwose. Ariko nawe wankwishyura kabyo ukuntu nagutegereje. Urabona nyine ibintu bigendanye n'akazi. Burya umuntu aba ari kubanza gupuraninga iby'akazi neza kugira ngo abishyire ku murongo nyine. Ariko umeze neza nawe cyane nawe uri kuntera isura mba nawe ngukumbuye mana ya ntabwo wabyumva cyane se ntabwo wabyumva pe wari umeze neza ariko uramo iki gikote pe ntabwo cyakiri kukubangamira ntabwo ari cyane wenda niyo byaba arimo nta kibazo numvaga ko kiri kukubangamira nta kibazo sheri basi se jana umugabo wanjye nawe hariya byose agendanye n'uko nabikubwiye umugabo wawe nta nubwo mba nshaka no kubyumva cyane uriya mugabo wawe buriya ubona umeze nka za nsoresore z'ubu ngubu n'utwanwa n'amafavore yarashogoje ubona rwose ibyo ngibyo tubyiyore tubireke si byo bitanadutinza bikatujyana kure hari bito ariko none se buriya nanjye ngukumbuye ariko nyine ubona ntabwo ari neza gute se ariko buriya mfite ahantu henshi nakwisanzura mu madeparitoma atandukanye bitonze ariko hano hantu turabona kuko umuntu w'umugabo ntabwo birumvikana gusa nyine
uyu munsi nifuje ko waza hano cyane ko n'umugabo wanjye adahari. Yego wenda nyine ikindi gihe tuzajya ahandi sibyo? Banumva bigoye. Oya nta kibazo se kubera icyo utari kunyizera. Banumva bigoye rwose kabisa. Nta kibazo. Rero nibyo nanjye rwose mba numva mbishaka nkumva nanjye ngukunda nibyo kabisa ariko nyine urabona hano hantu rwose ikibazo cyawe rero ntabwo uri kunyumva nakubwiye umugabo wanjye ntaho hari mbese wumve ngo isanzure sibyo isanzure nta kibazo ahubwo mva nkubwire basi reka twere no gutinda tujye mu cyumba tujye no kuba turuhutse sibyo? nibyo ra iki gikote kiba cyanakubangamiye wenda reka mbe ndikuyemo ariko basi ugiye mu cyumba ibi byihorere byihorere ngiyo turanayikuramo ariko buriya wareka tukazashaka twitonze dufite amazu menshi bifite baby ndi kukumva ndabizi urabifite sibyo ariko basi uyu munsi nyumva uyu munsi ndisanzuye reka iyo mba nisanzuye ntabwo mba nakubwiye ngo use hano umugabo wanjye yagiye sinzi iyo yagiye sinzi nta n'ubwo ubanza ataranagaruka vuba rero wumve ngo isanzure ahubwo ntugire ikibazo sibyo? wigira ikibazo basi haguruka tugenda. Baby Baby, honey. Baby, honey. Ibi ni ibiki bebe mu cyumba cyacu ibi ni ibiki uri gukora kwera mu cyumba cyanjye bebe uyu ninde uyu mugabo ninde uyu mugabo usa gute ngwiki uze kumwibutsa icyo nshobora umusuzugure wowe mumbwire icyo nshoboye sinangwa ngo umuze mvugana byinshi nagiye biriya ni ibiki uri gukora umva nkubwire biriya ni ibiki uri gukora umva nkubwire we nubwo wajya kubikorera ahandi basi harya we wabikoreye umva rero nkubwire niba uzi ubwenge urebe uceceke narakubwiye ngo ibintu watangije uzabyicuza wari wabona iki bikunze ufata umuntu usa kuriya muzana asute usura ni umugabo uri kubona ari iki ni wowe mugabo ibintu watangije uzabyicuza uzareba uzamenya ngiye samatonde wakinnye nanjye sibyo ibyo ntabwo wakwiye kubikora nawe ariko ntabwo wakwiye kubikora usata umuntu ukamuzana mu cyumba cyanjye nawe nibwo wibutse ko ari cyanjye nawe urabyibutse noneho uyu munsi harya wa wundi reba hano
igihe wambwiraga ngo amazi ngo yapfuye ngo yarare wari wamujyanye mu cyumba cyande baby wowe tuza ibintu watangije bigenze neza ku murongo basi ngaho basi mbabarira umva nkubwire mbabarira uri kunyumva nzatuma wicuza ibintu wakoze ahubwo se wari wabona iki umva nkubwire usikuna ari umugabo mwiza se ni umugabo mwiza wowe n'ukuntu ugenda ni umugabo mwiza kakugumya kumubwira umugabo mwiza ukubereye umugabo w'icyenda kuki ukora ibi bintu umva nyine umbwire ushaka gukora ibi bintu umunsi mwiza sheri sivyo nanjye niruye neza ngize umunsi mwiza twabireka nta kintu byakugeze sawa baby shamshiye ni ukuri mbese naringa ukumbuye ntabwo wabyumva nanjye nuko tu mwana yanjye shaburiya reka nkubwire hari igihe nicaye mu minsi ishize ntekereza ukuntu wanyakiriye umva igendera kuri ya hoteli handi ukorera nyine kuri Marriott mbese wankoreye ikawa nigeze nk'ahandi njya mfite ubu njya nikorera tukuru njya mfite ubu kanya nikorera sha ni ukuri gusa nyine ukoreye neza narabikunze nanjye naragukunze tu niyo mpamvu navuze ati nzashaka akanya nkuvugishe uze nyine ngushimire nanabikubwire ko wanyakiriye neza mbese nyine ukuntu wakira narabikunze niko kazi kacyo niko kazi kacyo muri make niko nibyo kazi dukora shamva nisi basi wegeye hirya ikibazo ko ufite umugabo ushaka aza nk'ubita imfu aza mvangira oya mugabo nta kibazo wowe nta kibazo njyewe mbese nyine naguhamagaye numva nshaka kugushimira nanabikubwire cyane kuri n'umusore mwiza ushobora kunshimira umugabo we akabyagira hano akandaza mu bitaro umugabo nta kibazo ubwo wanjye nta kibazo cye kandi nta n'ubwo ahari yarapfuye se arahari ariko twari ariko nta birenze sibyo ariko udahari no tubyihorere twe kubitinda sibyo nishiye ni ukuri nyumva sibyo ndagukunda pe nanjye nuko narapfuye mu mutwe ikibazo cyawe basi tugende mu cyumba mbese nyine ndi kumva nshaka kugushimira no kugushimisha birenze sinzi uko nabivuga ndimo nanjye gushuha none se nyine mbwira layi ni kumva ibintu ari sawa kuri basi tugiye mu cyumba mu cyumba nyine bukuyemo tuno basi kwamuna agapira kangufashe oya namumve kumfashe byumva vuba bibyo basi baby aka kanya nanone mvuye aha gusa baby wumva koko muri ngombwe baby ugeze no mu bana ikibazo ufite n'ikintu tuza shabanye kiri no tuza baby ugeze no muri aba bantu ufite icyo kibazo wowe ugeze no nakubajije ngo ikibazo ni iki Michelle tuza nta kibazo wumve ko ntari sibyo wajureka kunsubiza ugeze no mu bana bangana gutya abana ugeze no mu bana bangana gutya abana ari umusore Michelle tuza sibyo nta kibazo mbese nta kibazo we tuza baby koko
umuntu ngaho utekereza nawe umuntu afite ubwenge basanze uri kumwe bande se bande bobe bibaza ibintu tubigejeje mu babyeyi bacu bikahagera uri kubona ko mfite ubwoba se ntabwo ndi gutitira nta n'ubwoba mfite ibi bintu niwe wabitangije basi wagiye ugira nakubwiye ko uzicuza wagiye ugira n'isoni isoni z'ukuntu ungana n'uyu mwana isoni z'iki se aba bana bangana n'utezemo umva nkubwire utongera no kumukoraho abandi gusigaye ndutisha uduti baba bazakugeza ku wangejeje kuki wowe amafaranga tuba twakoreye nayo wavuye tuza wowe wangejeje kuki tuza nagarongera kugukoraho ibuka umunsi navaga hano nkajya mu kazi nkagenda ngo nsize umugabo twumvikana ntihorera uzakwihoreraho ugomba kwihorera ku bantu ushaka abasore abana bato basa uwo ari we wese nyine reka mubwire nyumva ni ngombwa ngo wihorere ku dusaza no ku dusore tungana gutya uragira ngo nihorere ku bande ngo mbwira abantu bose umaze kwihoreraho abandi ikizima nuko banshimisha bakamba ibyishimo kandi nkumva ko kwihorera kandi kugenda neza uri kumva bibuze n'ibindi urakora iki mubwize ukuri ntabwo ibintu nabyihanganiye ariko mana